uyobese ko nubwo uri umushumba mu rugo utabwira umugore neza nta rukundo ugira. Icyo ni ikirembo ufitiye mu murimo. Uyobese ko nubwo mu washatse umugabo n'ubundi hari agasore kakwinjirira kubera kubembye kandi utaye umugabo ufite vewiti ufite rangero ngo niko gakora neza ngo barapfubura. Uwo icyo ni ikibembe ni umwuka wa Yerika cyashoborotse ko wamaze kubemba kandi ntibitangaje ko ngira n'umuzi w'Imana. Icyo kibembe cyamwinjiranye ryari kugira ngo amenye yuko umugabo atabishoboye. Icyo kibembe ufite nta wundi wakigukuraho, ni Yesu we. Kugikurwaho ngwino wegere Yesu. Yesu arakigukuraho. Ikidendezi cy'amaraso ya Yesu ikibiyemo uvamo ukize uhumanutse, ubwo buhumane bwose bwakujeho nta wundi wagukuraho icyo kibembe. Yesu Kristo niwe wakigukuraho, wa mukobwa we, wa mugabo wowe uduteze amatwi, wa mudamu we wabembye muri ubwo buryo, wa musore we. Yesu niwe ukuraho ibyo bibembe bicitayeho. Icyo twitayeho nuko tukurangira ukuraho ibyo bibembe ufite byakwiciye mu kazi. Uza abantu bafite ibibembe byawe ngo ndubu mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzaziwe tubandwe bari kubana n'ibibembe. Uko wacitse ibyo bibembe ukabana na Kristo. Yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi ujya kwa data, utajya kwa data atari njye umujyana. Ahanga nungutsemo ijambo Yesu niwe. None abantu bavuga ko bafite ukuri bagukura ukuri kwa abantu nose. Waba utagira Yesu ukagira ukuri? Udafite Yesu hari ukuri ufite. Waba ugukuye kuki? Niba nta Yesu ufite nta nukurangire ukuri nyako. Ukuri ni Kristo, kuko Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ubundi se inyota ufite y'ubusambanyi wayimarwa nande y'icyo kibembe cy'ubusambanyi utegereye Yesu? Ni Yesu wenyine ugikura. Reka nsenge nko kwa Rubinsabye tuvuge Yesu. Turagushimira Uwiteka, uri Imana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi. Witwa ndiho kandi ntuhemuka. Tugushimiye neza yawe n'ubuntu buje kuvuga ibyawe nkuko bikwiriye n'imizina rya Yesu. Amen. Za ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ndabanza mbibwire. Nitwa Ngendahimana Elia, ndi umupapa. Murakoze. Reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 5 n'umurongo wa mbere. Turagenda dusimbuka imirongo ndi bubabwire. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko yari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyacyubahiro w'intwari, ariko yari umubembe. Namani abyumvise ararakara arivumbura ati, nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambirwe izina ry'Uwiteka Imana ye, anebarembyeho intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Kanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumuke. Reka turekeraho turagenda dusoma andi magambo. Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rivuga ngo nubwo uhanura, nubwo ubwiriza, nubwo uri umuvugabutumwa nk'uko nanjye ndi kubuvuga, ariko ntuyobewe ko ubivugira ku bibembe. Ushobora kuba wambara kositime tukakubona wambaye kositime, uri mu modoka ya Range Rover, ariko ufite ikibembe cy'ubusambanyi bwakunaniye. Ushobora kuba uri umuhanuzi, ariko ufite ikibembe cyakunaniye cyo kubeshya. Ushobora kuba abantu bakubona uri umunyacyubahiro. Uyu mugabo Namani ngo yari umugenero. Bibiliya yatubwiye ngo ni Uwiteka yaheshaga kunesha Abasiriya. Ariko nubwo yari afite izo mbaraga ari n'umunyacyubahiro, ariko yari umubembe. Uzi ko umuntu ushobora kumubona aryama muri etaje ariko ayiryamanyemo ibibembe? Uzi ko ushobora kubona umushumba cyangwa umupasiteri asenga ari kubwiriza cyane, ariko yikoreye ikibembe cy'urugo atajya yumvikana n'umugabo cyangwa n'umugore? Kibembe se
azi ko umuntu aba afite ikibembe atagondwa ijosi kandi yagera imbere ry'iteraniro akadusira ibanga kandi anukira bo mu rugo iyo binjiye bafunga amazuru kubera iki baravuga ati nimuhishe ibintu usoraje kuko ntiyumvikana ntagira urukundo rwo gukunda umugore ntagira n'urukundo rwo gukunda abana kandi ntibimubujije kuba potere ntibimubujije kuba bishopu ntibimubujije kuba umushumba mukuru ntibimubujije kuba umupasiteri ntibimubujije kuba umuririmbyi ntibimubujije kuba umudiyakoni ariko nubwo udiyakoni uri umubembe bivuze ngo abantu bafite ibibembe by'uburyo bwinshi abantu bafite ibibembe by'uburyo butandukanye batari uzi ko umuntu agenda gutya muri kositime ariko afite ikibembe ari umubembe ngo nuko rero ngaba abasirikare ngo uyu mugabo agira amahirwe haba hari akana gafite ijisho ry'umwuka hari ijambo numvishemo warivuga ryavuze ngo nta manu uwo nguwo yari umugaba w'ingabo yasherezagaho abasiriya kunesha abanzi babo ariko yarabembye bivuze ngo nubwo wumva ushobora kuba uri igitangaza iwawe ariko ubembye ushobora kuba uri igitangaza mu itorero ariko ubembye reka we kugomeza kunzi ushobora kuba uri igitangaza mu muryango ariko ubembye ushobora kuba abantu iyo batakubonye waje kuri mbavanga uyu munsi indirimbo zirapfa ariko ubembye uri umusambanyi uzi ko ari umuntu ujya muri korali bagera muri korali bajya gutya babona runaka adahari bakumva uyu munsi indirimbo ziri bupfe kandi ikibazo cy'ababembe nuko biyiziye ibibembe baraniyemera nyine aza atebye kubera ko arabizi ko yadahari hari ibintu bitagenda ariko ntubiyobewe ko nubwo nawe wiyumvaho uwo mwuka nyamara urabembye kuko ni wowe utagondwa ijosi ni wowe utumvikana ni wowe musambanyi bafite ariko uzi gutumirwa na korali yakubwiye ngo uzaze utubwirize mukozi w'Imana imwuka yagusura ukabona nta murozi burya hari ibyaha bitagakwiye uzi kuba uri umuririmbyi uri umurozi none se uzi ibibembe nyine biberaho mu matera uzi ibyo bibembe nukira abantu reka Yesu rero yantumye ngo nze nkubwire ngo nubwo uzi ko ufite icyubahiro ko nta gihari kuko n'ubundi ufite ibibembe umubiri waratonyotse mu mutima hawe haratonyotse hari abantu bafite ibibembe by'amagambo n'ishyari n'amatiku no gusenya kubera uzi ko uri umukristo none ni wowe uteranya abantu ni wowe usenya abantu umaze kubemba ngewe ndumva wanyegera tukavuga kuri ibi bibembe oya ibi bibembe ibibembe wanyegera tukavuga kuri ibi bibembe nyegera tuvuge kuri ibi uravuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'Isiriya Bibiliya usomye iratubwiye ngo yari umutware cyangwa se generali w'ingabo z'Isiriya Uwiteka yanyuragamo kunesherezamo abanzi ngo yari umugabo w'umunyacyubahiro ngo yari umunyacyubahiro nyine mu rugo rwe mu gihugu ariko yari umubembe kandi noneho turebe mu buzima bw'iki gihe cya none dufite abantu bakomeye bashobora no kuba ari abahanga mu kubwiriza kukurusha nubwo uri imbere hano ubwiriza turi kuvuga baturusha no kubwiriza yewe ni n'abanyamavuta ni abanyacyubahiro baremerwa niyo bakoze ibiterane barabahamagara bakabana n'amatike ndetse bakabana n'amafaranga ariko batanayasabye ubundi batanayasabye kubera icyubahiro bafite ariko barabembye ushobora kuba udukurikira nushaka kuba ukomeye ute niwarusha umugabo bita Yohana cyangwa se Yohana uzi ko yigeze agira ikibembe na Yesu akakimubonaho atumye kuri Yesu ngo niba ni wowe cyangwa dutegereze bivuze ngo ikibembe cyo kunamuka cyo kwibagirwa Imana cyari cyaramuteye mu mutima Yesu amutumaho abigishwa ati mugende mu mubwire ibirimo gukorerwa ibitangaza biri kuba mu myizira humuka hari abantu bafite ibibe kabona impamvu tuvuze iri jambo dushatse kuvuga ngo aba bantu bafite ibibembe reka tunabarangire hari gerega umuntu ashobora kubabwiriza ariko atazi n'uvura ibibembe wavuga uwo muntu uvura ibibembe uwo ari reka tubabwire Yesu avanaho ibibembe kandi ubwirone ufite
ababembe uzi ubwibone bagira ariko none se sinakubwiye ko impamvu abazi ko ari nimero ya mbere. Nawe reba genero neka bari umurongo natarutse ngo bambwiye ngo ugenda wihagire muri fata yego na bani yego urumva arababwira ati urwo izo nzuzi ngiye murambwira mu ngiye mu kidendezi sinsize fata Yorodani yewe ndajya muri iki kiziba cyo muri Israel dusize inzuzi zirama fata irahari ngo arazisobanura ngo ariko baramubwira ati ariko ubundi uretse kwihagarara wakikozeho kumva ko imyenda itatangiye gufata muri ibyo bise byaranutse. Uzi ko abantu bamaze gukora ibyaha afande uretse icyubahiro ufite ubundi uzi ko ugenda utunuki uzi ko twari twaratinye kukubwira bitewe n'icyubahiro ariko kubera yuko tugeze imbere yaho tukwerurira uko tugeze aho tukwarira kandi hari umukiza tukubwiza ukuri uyu niwe wagukiza kuko turambiwe n'umunuko wawe. Noneho bivuze iki reka turangira abantu muri Yesu honyine niho ibibembe bikuri kandi ukaza uciye bugufi ubwibone bwawe ukabugabanya kwishyira hejuru kwawe nurata etaje siyo wa mbere utuze etaje ngo urumva ngo utazaca bugufi ngo wubahe Imana ngo ufite etaje yurata V8 cyangwa Range Rover siyo wa mbere uyitunze hari abarokore bazitunze bubahe Imana ku manywa na ninjoro. Karitsiye iyo ariyo yose utuyemo nikuyeho kuri umubembe ibikuyeho kuri umubembe umva ikirere cyose waba urimo n'amashuri waba wariza yariyo yose nibikuyeho kubembye. Rero tuje hano kugira ngo tukumenyeshe wagukuraho iki ibyo bibembe byawe na wundi ni Yesu Kristo ukomoka mu rubyaro Rwanda. Uyobese ko nubwo uri umushumba mu rugo utabwira umugore neza nta rukundo ugira. Icyo ni ikibembe ufitiye mu murimo w'Imana kandi uraho ikibembe cyagukura. Uyobese ko nubwo mu washatse umugabo nubundi hari agasore kakwinjirira kubera kubembye kandi utaye umugabo ufite V8 ufite Range Rover ngo niko gakora neza ngo barapfubura uwo icyo ni ikibembe ni umwuka wa shitani cyo gupfuburwa ikibembe cyo uwo mugabo wawe nicyo atashoborotse ko wamaze kubemba kandi ntibitangaje ko ngira n'umuzi icyo kibembe cyamwinjiranye ryari kugira ngo amenye yuko umugabo atabishobora. Icyo kibembe ufite nta wundi wakigukuraho ni Yesu wenyine. Ushaka kugikurwaho ngwino wegere Yesu. Yesu arakigukuraho ikidendezi cy'amaraso ya Yesu yicibiyemo uva mu kize uhumanutse ubwo buhumane bwose bwakujeho nta wundi wagukuraho icyo kibembe. Yesu Kristo niwe wakigukuraho wa mukobwa we wa mugabo wowe uduteze amatwi wa mudamu we wabembye muri ubwo buryo wa musore we Yesu niwe ukuraho ibyo bibembe bimeze uko nguko. Icyubahiro cyawe ntabwo twebwe tukitayeho icyo twitayeho nuko tukurangira ukuraho ibyo bibembe ufite byakwiciye mu kazi. Uza abantu bafite ibibembe byawe ngo ndubu mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingu nzaziwe tubane Yesu arahamagara mwene bari kubana n'ibibembe uko wacitse ibyo bibembe ukabana na Kristo. Yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo nta wundi ujya kwa data utajya kwa data atari njye umujyana. Anga nungutsemo ijambo Yesu niwe none abantu bavuga ko bafite ukuri bagukura ukuri kwa abantu se waba utagira Yesu ukagira ukuri udafite Yesu hari ukuri ufite waba ugukuye kuki niba nta Yesu ufite nta n'ukuri ufite nta kuri ufite. Rero ngwino tukurangire ukuri nyako ukuri ni Kristo kuko Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ubundi se inyota ufite y'ubusambanyi wayimarwa nande y'icyo kibembe cy'ubusambanyi utegereye Yesu. Yesu wenyine ugikura. Yarebye irihanga afite yambaye n'inyenyeri yambaye agira ngo nizo kuki zitari zaramukuyeho icyo bibembe. Ijambo rikomeye giye kuvuga icyubahiro cyaho utuye cyangwa cy'amafaranga ufite ntabwo giteye ubwoba Kristo gukuraho ikibembe. Kandi reka tunatangariza abantu kuri Shaka Imana TV icyubahiro cyose ufite nticyakuvanaho ububembe utemeye guca bugufi ngo wegere kugire ntabwo cyavaho pe utemeye guca bugufiya ntabwo icyo cyubahiro cyawe cy'ibyo ufite cyahuvuka cyawukomoka cy'amashuri wize cy'igihugu utuyemo ntabwo icyo cyubahiro cyawe cyagukuraho ibibembe ufite. Twagira ngo tugutangarize ko guca bugufiya gusa ariko gukuraho abantu ibibembe bafite. Imana itugirira ubuntu. Reka tubwire abantu ngo nubwo uzi kuguwe neza kuko ufite inzu nziza ufite imodoka nziza wambara ukaberwa ariko ntabwo uguwe neza ufite ikibembe. Yesu akura ubwo busambanyi utarabwihana ntabwo uguwe neza ubujura abantu ubwo bujuru ntabwo uguwe neza utarabwihana
ayo moko ntabwo wagubwa neza utarayihana. oya kandi hari inzira utanyura. ubwo bwibone ntabwo wagubwa neza utarabwihana. nibutse ijambo ijambo ryavuzwe na Yesaya ibice 35 murongo waho w'8 yaravuze ngo hazaba inzira nyabagendwa ngo ariko kandi iyo nzira izaba inzira yo kwera no gukiranuka. aravuga ngo abanduye imitima, hari abantu bafite ibibembe by'ubwandu ariko uziko abantu babana n'ubwandu. iyo nzira ngo ni inzira yo gukiranuka, abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izaba iy'ababandi. kabone nubwo baba ari abashonji, ari abatindi, ari abakene, iyo nzira izaba iy'ababandi. iyo nzira abo bantu niyo ntabwo ari iy'ababembe. oya ntabwo ari iy'ababembe. uwo muntu niyo adafite amashuri, yego, akaba afite inzira mu mitima, inzira z'igisiyoni, ngo ntazayiyoba. ntabwo azayiyoba. niyo yaba aryama akiyorosa bya bintu bitaga ibirago n'imice n'imisambi bya kera, nashaka barara kuri rigori, ariko niba afite mu mutima inzira z'igisiyoni, iyo nzira ntazayiyoba. uwo muntu nashaka barya rimwe ku munsi cyangwa nabyo biboneka bigoye, niba afite mu mutima inzira z'igisiyoni, iyo nzira ntazayiyoba. iyo nzira Yesu abaha umugisha. Imana ibahiteho cyane abakozi b'Imana. nari mfashijwe numva nuruka hirya nirukanga kugira ngo gine. oya ntabwo yewe nkunda gufashwa ubundi. twavuga kuri iki kibembe kandi turangiye abantu ko nta handi Elisa yarangiye Namani ni muri Yorodani, kandi tusanze Yorodani hari n'amaraso ya Kristo. ngo ikibu cyo biro yavuze ngo yibiyemo za ncuro avama afite umubiri nk'uw'umwana w'uruhinja. yaramuza muri Kristo nawe uzahinduka mushya muri Kristo. Bibiliya ibyari biguhetamishije ibya kera ngo birashira, bizakuvaho. yego, murakoze. Yesu abahumuje. Numva wanasozenga dusoreze kugira ngo abantu bakunda dukurikira kuri Shaka Imana bajye bafashwa n'ijambo Imana ibidushizeho n'imizina ya Yesu. bakunzi ba Shaka Imana, Yesu abahumuje. Nzabandora, amazina yanjye nitwa Nzabandora Patrick, nari mfashijwe nanjye ndazi mwavuganaga n'ingenda Imana Elia. murakoze. Imana ibumugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tumenye yuko ubwo Hamani umugaba w'ingabo z'Isiriya yari arwaye ibibembe, akana k'agakobwa kari karanyazwe mu Bisirayeli kabwiye nyirabuja umuti ahantu herereye, amubwira ko ari mu Isirayeli. nibwo yagiyeyo ahura n'umuhanuzi Elisa nawe amurangira neza aho yakibira agacirira. uyu munsi natwe twe tuje kurangira abantu bafite ibibembe by'indwara zitandukanye. mwami Imana, tumenye ko nta handi bacirira mu maraso yawe, ni wowe uhumanuraho ubuhumane bwose n'ububi bwose n'ingorane n'amakuba yose, ni wowe ubikiza. ariko tutirengagije ko n'abarwayi wakiza, tutirengagije ko ari n'abafite ingorane n'amakuba menshi wabasha gutabara. turabasengeye ngo umwuka wera w'Imana aze muri bo abakize, ababohore bakire koka mu izina ry'uwaducunguye Yesu tubisabye twizeye. amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Amen.